kugira ngo ushyire mu biganza uwo murwayi ubereye umureberezi. Abaganga rwose tubasabiye umugisha mwinshi ku Mana kuko mudufasha kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kuba buzima, kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo roho nziza mu mubiri muzima. N'ubundi ntabwo ushobora kugira roho nziza ufite umubiri utari muzima. Abari mu makwasiteri, abamotari baparitse hafi aha ngaha rwose turabashishikariza kuza kubana ntabwo ari uw'abakapiteni kuko mubona turi icyiciro cy'urubyiruko rw'abadivantisite b'umunsi wa karindwi abazwi ku izina ry'abajiya. Turabararikira kugira ngo muze wifatanye natwe, abashoferi b'amakamyo namwe rwose ntimwahejwe. Murabibona rwose ko kwidagadura gushima Imana bihesha Imana icyubahiro. Mwese rero muranawe kugira ngo muze wifatanye bisabwa nta nimero zari usabwa muri iri shuri rya Jiya. Higaruriro abarimu barahari, ibitabo birahari, integanyanyigisho birahari, intebe zirahari. Bivuze ngo ntawunejwe ndetse n'utari umudivantiste w'umunsi wa karindwi nawe aza kwiga muri iri shuri, agasoza agakora graduation akabona impamyabumenyi ye ibigaragaza ko uwo muntu yabaye intyoza mu byo twigira muri Jiya, iby'umwuka, iby'ubwenge ndetse n'iby'umubiri. Umusore rero utumva uri hano rwose byaba ari akamaramaza ku mugani w'Abarundi kubona birengagiza ubutumwa ejo bakazadufatira mu biyobyabwenge, ejo bakazadufatira mu bihaya. Nimwe rwose dufatanye kuko itorero ryacu tugera ku bana b'imyaka 4 tukageza ku musaza Imana yahashije kuha imyaka iyo ari yo yose y'uburame. Aha naho tubigisha indangagaciro z'itorero, indangagaciro zo kubaha Imana, kandi nakomeje kubabwira ko iyo wubaha Imana amategeko ya leta yose arizana. Ntabwo bisaba ko uyabwirwa cyangwa ngo uyige, buri wese abishamikiye ku mategeko y'Imana kuko niba ijambo ry'Imana wese kuri umwe akagira ikibazo agatsikira bigenda bite undi aramufasha. Iyo umwe yagize ikibazo agatsikira abandi bakuramo agafataho none se abanyamakuru b'itorero kandi urumudiyakoni reka abakuru b'itorero babikore. Amashyi menshi bati ni uku bigenda. Bagomba kuba muri iri somo mugomba kuvanamo ibintu bita komunikasiyo, kumvikana, kumenya umuyobozi mukuru. Amashyi menshi barakoze cyane. aho mwumva ari byiza mutanga amashyi ntago bibujijwe. bibanezeza amashyi rwose aremewe.
dufatira hamwe n'ikirere kimwe umuntu ufite mikoro n'indera